agakingirizo njye ntabwo nagakoresha sida bahinduye nk'indi ndwara nk'izindi ngo reka ntagakica. Iyo baza kunganiriza ku bijyanye n'ukwezi k'umugore ntabwo ntari kubasha gutwanirira rwose. Umuntu wese afite uburenganzira bwo kubona amakuru ku buzima bw'imyororokere. Hitamo ni ikiganiro kigufasha kugira amahitamo meza ku buzima bw'imyororokere. Hitamo isoko y'amakuru yizewe ku buzima bw'imyororokere. Ikiganiro Hitamo mukigezwaho ku bufatanye n'umuryango nyarwanda utari uwa leta Raison des Femmes ndetse n'umuryango w'abanyakanada Lami. Ndagusuje dukurikiye muri kano kanya nguhaye ikaze mu kiganiro Hitamo kigufasha kubona amakuru yuzuye kandi yizewe ajyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Amakuru yizewe, amahitamo meza. Agakingirizo ni bumwe mu buryo bwo kuboneza urubyaro kakagira umwihariko wo kurinda indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina zirimo na virusi itera sida. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima ku isi OMS cyangwa se WHO rikavuga ko iyo kakoreshejwe neza karinda gusama ku kigero cya 98%. None se abashakanye nabo bumva bari uburyo bwo kuboneza urubyaro bakwifashisha? Mu gihe wubatse urugo nyine mba numva bigoye kugira ngo ukoreshe agakingirizo. Abo ni bamwe mu bagore bakoresha uburyo bwo kuboneza urubyaro twaganiriye. Ariko se bakabaye koko babyumva batyo? Agakingirizo ni uburyo bwiza cyane bwo kuboneza urubyaro abashakanye bakwiye gutekerezaho bakaba bakifashisha cyane yuko kadakoresha imisemburo. Uwo ni Nyampundu Olive, umuforomokazi ukorera ku ivuriro Karame Specialized Clinic riri mu karere ka Gasabo mu murenge wa Kinyinya. Aradufasha gusobanukirwa impamvu agakingirizo nako gakwiye gukoreshwa n'abashakanye nk'uburyo bwo kuboneza urubyaro. Njye gutegura iki kiganiro nkaba ngiye no kukikugezaho nitwe no Sahabu Umugisha Mr. Buzima. Nguhaye ikaze. Ikiganiro Hitamo ni buri wa kane saa 11:45 za nimugoroba kuri Radio DC. Ikaze nanone mu kiganiro cyacu Hitamo cyo kuri uyu munsi aho tugiye kuganira ku kuboneza urubyaro hakoreshejwe agakingirizo. Mbere yo gutangira reka nkumenyeshe ko wifuza amakuru yuzuye kandi yizewe ajyanye n'ubuzima bw'imyororokere wahamagara umurongo wa telefone utishyuzwa 811 no kuvuga 8011 w'umuryango Réseau des Femmes ukabona amakuru. Ubuzima bw'imyororokere, Amakuru yizewe, amahitamo nyayo. Ubushakashatsi ku mibereho n'ubuzima buzwi nka DHS cyangwa se Demographic and Health Survey bukorwa n'ikigo cy'igihugu kibarurisha mibare mu Rwanda ubuheruka bwa 7 bwasohotse muri 2025 bugaragaza ko mu bagore bubatse ingo 64% bakoresha uburyo bwo kuboneza urubyaro bugezweho cyangwa se modern contraception. Muri abo 2% nibo bakoresha agakingirizo. None se kuki ubu buryo butitabirwa? Ese nkamwe mwumva agakingirizo nabwo bwaba ari uburyo bwakwifashishwa mu kuboneza urubyaro? Agakingirizo ko nago numva ko umuntu yaba ari gukoresha uburyo bwo kuboneza urubyaro. Ni imbogamizi ku bantu babana umugore n'umugabo gashaka kubangama nyine kuko nyine ari umugore n'umugabo bashakanye ubwo gukora imibonano mpuzabitsina bo agakingirizo ngiye ku giti cyane mu bataba bagasabwa nyine. Wowe wumva mu buryo bwo kuboneza urubyaro dufite n'agakingirizo wakabara nk'ubwo buryo? Okay, ku giti cyanjye ntabwo nakabara muri ubwo buryo kuko biba bigoye gukoresha agakingirizo. Umuntu ajya gushaka yanga ka gakingirizo, ushobora kubikoresha uri umukobwa uri umusore wirinda nyine ko wasama, ariko mu gihe wubatse urugo nyine mba numva bigoye kugira ngo ukoreshe agakingirizo. Icyo washakaga nyine ukumva ntabwo kiba kigezweho. Umuntu aba agomba gukorera aho kuko nyine yaba yashatse kugira ngo akorere aho, ntabwo yashatse kugira ngo akoreshe agakingirizo. Ubuzima bw'imyororokere, amakuru yizewe, amahitamo nyayo. Urabyumvise rero zimwe mu mpamvu zituma bashakanye batitabira gukoresha agakingirizo. None se koko bari bakwiye kugafata nk'ubundi buryo bwo kuboneza urubyaro? Twakire Nyampundu Olive, umuforomokazi ukorera ku ivuriro Karame Specialized Clinic riri mu karere ka Gasabo mu murenge wa Kinyinya. Agakingirizo ni uburyo bwiza cyane bwo kuboneza urubyaro abashakanye bakwiye gutekerezaho bakaba bakifashisha cyane yuko kadakoresha imisemburo, kakaba kadasaba gahunda ya buri munsi yo kunywa ibinini cyangwa guterwa inshinge nk'ubundi buryo bwose bwo kuboneza urubyaro ugakoresha gusa ari uko utekereje gukora imibonano mpuzabitsina uwo mwanya. Nk'abantu mukora kwa muganga namwe mutanga izi serivisi zo kuboneza urubyaro, nk'iyo umuntu aje ashaka uburyo bwo kuboneza urubyaro mukamubwira ko n'agakingirizo ari uburyo, mubona babyakira? Biterwa n'abari bo ababoneza urubyaro baba batandukanye. Hari ababa ari urubyiruko, hari ababa bibana nk'abadamu cyangwa abagabo bibana. Abo ngabo babyakira neza nta kibazo, ariko kugeza ubu ngubu abashaka kuboneza urubyaro nk'abashakanye ari umugore n'umugabo ntabwo iby'agakingirizo babyumva neza nk'uko bumva ubundi buryo.
mukumva rero hakorwa iki? Icyakorwa no gukomeza kwigisha no kubabwira nabo ibyiza by'agakingirizo, cyane cyane ko hari abo uburyo bundi bwo kuboneza urubyaro buba bwaragiye bunanira, no gukomeza kubashishikariza ko n'agakingirizo nyuma yo kubona ibindi byanze wenda biyumvagamo kukarusha nako bagatekerezaho nk'uburyo bwo kuboneza urubyaro bakagerageza kugakoresha, cyane yuko ko nta misemburo gakoresha nk'uko twari twabivuze haruguru. Ntabwo bitera wenda stress yo kuvuga ngo ndafata ikinini cya buri munsi cyangwa nzafata randevu njye kwiteza urushinge, ubu kabitse mu nzu. Kandi noneho agakingirizo nubwo twagafata nk'uburyo bwo kuboneza urubyaro, ni n'uburyo bwo kwirinda n'indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, ukirinda inda ukaba wakirinda n'izindi ndwara. Rero twashishikariza cyane cyane abagore n'abagabo babana mu ngo ko no mu buryo bwo kuboneza urubyaro batekereza n'agakingirizo nako kabafasha cyane. Gusa tukongeraho yuko kaba kagomba gukoreshwa neza. Uwagatekereje wenda kumva nako yakagerageza nk'uburyo bwo kuboneza urubyaro, hakaba habayeho n'igikorwa cyo kwiyemeza kugira ngo hatazabaho wenda gucikwa, akaba rimwe yajya agakoresha ubundi ntagakoreshe kandi yizeye yuko ari bwo buryo bwo kuboneza urubyaro yahisemo. Abo twaganiriye by'umwihariko abadamu bagaragaza ko bigoye ko bakoresha agakingirizo, ariko bakabishyira no ku bagabo cyane ko batakemera. Abagabo badukurikiye muri kano kanya murababwira iki mu buryo n'ubundi bwo gufasha na ba bagore babo, umuryango muri rusange kuboneza urubyaro? Icyo nabwira abagabo cya mbere ni ukubanza kujya babanza kumva ubuzima bw'abagore babo. Nimba umugore wawe habaho igikorwa mu muryango wanyu cyo kuboneza urubyaro, abagabo badukurikiye nabashishikariza no kujya bagira amatsiko ngo bibaze ngo biba bimeze bite. Harimo guherekeza nk'umudamu kwa muganga nimba mugiye guhitamo uburyo bwo kuboneza urubyaro, bakabigisha muri kumwe, mukanahitamo muri kumwe. Hari iyo bari kubigisha bashobora kubabwira ingaruka nk'uburyo bukoresha imisemburo, wenda ibintu bishobora guhinduka ku mubiri, umutwaro umugore uri kuboneza urubyaro kuba afata uwo muti wa buri munsi, nimba ari agapira, nimba ari ikinini, nimba ari ikindi wari ubundi buryo bahisemo, kuba abana n'ubwo buryo bwa buri munsi bw'igihe kirekire cyangwa gito. Abagabo bagomba kugira ubushake bwo kubyumva bakagana kwa muganga bakabasobanurira. Bikazadufasha no kuba igihe bavuze ka gakingirizo, nimba bavuze ngo uburyo bw'agapira umudamu ntabwemerewe kubera izi mpamvu zemejwe na muganga, uburyo bw'igihe gitoya nabwo bw'imisemburo buri kwanga, akagenda muganga nawe akabona ntabwo bikunda, kugira ngo atekereze na ka gakingirizo. Ni uko uwo mugabo aba agomba kumenya nyine yuko byanze. Iyo byanze biba bifite ibihe bimenyetso. Naherekeje madamu wanjye kubera iki muganga yamukuye kuba uburyo bwari buri kumuzamurira umuvuduko w'amaraso se, bwamuteraga gutakaza ibiro cyane se. Abagabo rero ndabashishikariza yuko agakingirizo yabashije kugakoresha neza, akabasha kugira cya kintu twavuze kare cyo kwiyemeza, kaba ari keza kurusha kuba yafata wenda nk'imisemburo mu gihe bimugora. Gusa hari nabo bihuza n'umubiri wabo wenda bikaba nta kibazo, ntabwo tuvuga yuko karaza kuba ari amahitamo asimbura ayandi, ariko byibuze nako bakibuke, kubera yuko ubona gasa naho kasigaye inyuma ku bijyanye no kuboneza urubyaro hagati y'aba bana nk'abantu bashakanye. Wabigarutse rero uvuga uti n'abafashe iyo gahunda yo kugakoresha biyemeze bagakoreshe neza. Abashakanye badukurikiye muri kano kanya bahisemo uburyo bwo kuboneza urubyaro bw'agakingirizo, bagakoreshe neza gute? Biba byiza iyo umuntu akwigishije agafite nawe uhari murebana, ariko ndabanyuriramo muri makeya uburyo agakingirizo gashobora gukoreshwa neza. Icya mbere ni ukuba ufite agakingirizo kawe waguriye ahantu hemewe, kubera yuko n'uburyo kari kabitswe aho wagakuye, haba kwa muganga cyangwa haba muri farumasi cyangwa haba muri butike, nabyo bishobora kuba bigira icyo byongera ku buziranenge bwako. Ni ukukagurira ahemewe, hari isuku, atari kuvuga ngo umuntu yakagendanaga mu mufuka ngo atange itangazo ngo acuruza udukingirizo abantu bamugane. Ni ukukagurira ahemewe cyangwa ukagakura kwa muganga. Nicyo kintu cya mbere mu rwego rwo kwizera ubuziranenge bwako. Icya kabiri, iyo ufite agakingirizo kawe wamaze kukagura, habayeho na cya gikorwa cyo kwiyemeza kugakoresha, mwabyumvikanyeho n'uwo mugiye gufatanya igikorwa, habaho kubanza ugakanda ukumva yuko hakirimo umwuka, katahombanye. Kumva karahombanye biba bishobora gusobanura yuko hari ahantu kaba karapfumutse wa mwuka ukavamo. Nyuma yo kureba ko katahombanye,
ureba igihe kazarangirira, igihe kakorewe n'igihe kazarangira biba byanditseho neza mu nyuguti zigaragara zisomeka. Iyo umaze kubona katararangije igihe, hejuru ku mpande z'agakingirizo utwinshi tuba dufite impande enye, agafuniko kako, aho gafungurirwa rero hagenewe kugafungurira haba hagiye hasongoye, hariho utuntu tw'uduhembe dusongoye. Ugafatisha akaboko kamwe, warangiza ukagaca ugendeye hahandi hameze nk'aho hagiye hasongoye kugira ngo hatworohereza kugira ngo kabone uko gafunguka. Iyo umaze kugaca ntabwo ukoramo n'intoki mo imbere, ahubwo urakanda kakazamuka, ukagafatisha imitwe y'intoki ebyiri, ukareba impindurize zako, ukareba imbere n'inyuma yuko hagaragara. Imbere haba hagaragara n'inyuma hagaragara. Iyo imbere haba ari aho uba uri buzingurire. Wamara kubona yuko wabonye aho uri bukazingurire, ufata ku mutwe wako. Ku mutwe wako haba hasongoye kugira ngo bikurinde ko mu gihe uri kukambara haza kujyamo umwuka. Ukakazingurira ku gitsina cyafashe umurego witonze, wirinda kuba wakarya inzara kugira ngo utagaca, kugeza kose ugeze ku mpera z'igitsina. Kose karangiye cyangwa niyo kaba katarangirangira ugeze ku mpera. Ubundi ukagakoresha ucunga yuko katavamo cyangwa ucunga ko kataza gucika kugeza urangije. Igihe urangije nabwo ugakuramo witonze, ntabwo uhita ukomerezaho, ugakuramo witonze. Iyo urangije nabwo ufashe ku mutwe wako, warangiza ukagapfundika ukakajugunya ahabugenewe. Abantu bahisemo uburyo bwo gukoresha agakingirizo nk'uburyo bwo kuboneza urubyaro, n'ubuhe butumwa mubaha dusoza? Ubutumwa tubaha ni uko ndakomeza kugaruka ku kintu cyo kwiyemeza, kuko ni ukuvuga ngo agakingirizo niyo wahitamo ngo uragakoresha ukaba wanakaguze cyangwa wagakuye kwa muganga kari mu rugo, habaho noneho yuko uhora wibutsa cyangwa mwibukiranya ko buri gihe mugiye kugira imibonano mpuzabitsina mugomba kugakoresha. Icyo nababwira ni uko hagombaho guhora babyibuka, banibukiranya bo ubwabo bakagakoresha. Ikindi, ugize ikibazo akabaza muganga cyangwa n'abajyanama b'ubuzima baradutanga, akegera umujyanama w'ubuzima akamugira inama y'uburyo yakitwara muri icyo kibazo yagize. Abashobora kugana Clinique Karame, ni uburyo nabwo bwo kuboneza urubyaro mu bashishikariza? Yego rwose, agakingirizo nako tugatanga nk'uburyo bwo kuboneza urubyaro. Dufite n'abakiriya batugana bashaka kugakoresha nk'uburyo bwo kuboneza urubyaro. Twabafasha ari ukubaha amakuru ndetse no kubaha agakingirizo ndetse n'ubundi bujyanama bwose baba bifuza, no kubakurikirana ndetse no kubigisha uko gakoreshwa. Ubuzima bw'imyororokere, amakuru yizewe, amahitamo nyayo. Uyu ni umusozo w'ikiganiro cyacu hitamo cyo kuri uyu munsi. Wabyumvise ko agakingirizo ari bumwe mu buryo bwo kuboneza urubyaro abashakanye bakwiye kwifashisha. Ndagushimira wowe twabanye kandi nizere ko wungutse ubumenyi buzagufasha kugira amahitamo meza ku buzima bw'imyororokere. Amakuru yizewe, amahitamo meza. Njye gutegura iki kiganiro nkanakikugezaho, nitwa Innocent Habumugisha, Mr Buzima. Mugire ubuzima buzima. agakingirizo njye ntabwo nagakoresha. sida bahinduye nk'indi ndwara nk'izindi, ngo reka ntagakica. Iyo baza kunganiriza ku bijyanye n'ukwezi k'umugore, ntabwo ntari kubasha gutwanira rwose. Umuntu wese afite uburenganzira bwo kubona amakuru ku buzima bw'imyororokere. Hitamo ni ikiganiro kigufasha kugira amahitamo meza ku buzima bw'imyororokere. Hitamo, isoko y'amakuru yizewe ku buzima bw'imyororokere. Ikiganiro Hitamo mukigezwaho ku bufatanye n'umuryango nyarwanda utari uwa leta Raison des Femmes ndetse n'umuryango w'abanyakanada Lami.